So rero nyuma y'iminota 10 dukoze withdraw bahise twereza message imeze uku nguku, you have received igihumbi ako kanya. Tumingibi tubikoze mu masaha atarenga 28 tumaze kujoininga guy. So rero iyi video ni imwe urukumbi ngukumbuje guy, uraza kunshimira guy, ariko wibuke yuko iyi video nyikorera abantu benshi bagiye banyandikiye kuri WhatsApp yuko nazabashakira ka application kameze neza k'akanyarwanda guy, kabikura kakugeraho kuri Momo. Iyi niyo kuri Momo itandukanye na zazindi mwari musanzwe mubikora kuri Binance cyangwa kuri PayPal guy. So rero ino video nimwe rukumbi naguteguri guy, nguteye amatsiko. Iyi video raza kuyikunda cyane kuko raza koramwe amafaranga y'umurengera utakwiyumvisha. Ngiye nkimara kwinjiramo aya mwese nyakorera guy. Okay, ibisi bya bikabyo by'abantu baza bikinango hari application ngo twabazane zibikura, iyo irivugira yego uyikore no ikore ntacyo bidutwaye kuko abayikora bo barayizi guy. Impamvu ngo zino video no kugira ngo mbashe gusangiza abantu banyandike kuri WhatsApp yuko ngo nzabakora application babasha kuramwa amafaranga. Iyi application nubwo mbahaye amakuru nagikene n'abantu benshi kuko abantu benshi banazamo barabakavuyo. Niba no ubyumvisha kakanya utifatiranya kakanya ugende ukoremo account, kuko iyo utinze usanga application amafaranga bashoyemo rimwe na rimwe bayagaroje ugasanga zaba expert guy. Rero niba ubonye kakanya application tuyikoresha kakanya. So rero nagisaba gushora amafaranga ukoramo uyabikora akakugera kuri Momo, atari bya bindi baza kugira ngo urabikora kuri Momo akakunyira kuri Binance. Yego no kuri Binance yagezeho kuri Momo babyoroshye cyane, ariko usanga abatari abantu bafite Binance bikabagora. So rero application nimwe rukumbi ubaza amafaranga yose wakoreyemo akakugera kuri Momo nagishona kimwe usabwa. Ati rero nicyo usabwa nukuniza umwanya wawe, ntago birantwara iminota myinshi kugira ngo mbahereze ukuri kwanya akora amafaranga. Iminota yose ndagusabye ubane nanjye isogonda ku isogonda, ukore step by step ndakora kugira ngo ubashe gukora amafaranga muri application guy. So n'umuntu wanjye uyimaye guy yambwiye ngo erega nagigomba abantu benshi kujya bayikoresha kuko nta bintu byo kuvuga ngo uratumina nibiki wapi. Iyi application ubwayo irivugira. Rero ndaza kwahereza n'amakuru yanyayo akuye muri application. Iyi video nakoze nimwe rukumbi nayikoze kugira ngo mbashe kubahereza ukuri kwanya ku bantu bamanza kunyanekira aba kuri WhatsApp na hehe cyangwa muri comment. Muzayimana manza muri video muyirangize mujye gukora account mwarangije gukora video kuko bituma mukora ibintu musa nkaho mutari deep muri byo mutabisobanukiye guy. Icyo kintu muzayimura kirinda niko bimeze. So rero ugomba gukora video kujya ku musozo wa na segonda rimwe utarukije kugira ngo bashe gusorekirwa ibirimo. Iyi application ndaza kwereka uko bakora account. Kwanza ngiye kwereka uko bakora account muri application step by step, uko wakora amafaranga akakugeraho. Iminsi 2 yonyine ushobora kubikura amafaranga akoreyemo akugeraho nagishoro kuri Momo yawe guy. Umva icyo kintu. So rero ni kuri ya channel y'abanyarwanda Sam Promoter, ni ya channel imwe bagezeho ko ku mafaranga nagishoro ukwaza muri imbuga zawe nkuna imbaga zirimo YouTube n'ibindi bye bitandukanye ukazibyaza umusaruro. Nahandi wageze rero umujye kubana abari byiza kugira ngo ubane n'abantu muziranye. Ngiye kubana ni Sam Promoter cyangwa Sam Pro wanyu ubakunda cyane waza ku mutima. Ngiye kwereka easy way. Icyo usabwa ni ukwana nanjye, ariko nongeye mbivuge kana subscribe kuri channel ukande na like. Yego nongeye misubiremo nurangiza uze kumanuka muri comment, ariko warebye video aho utasonikiye tugufashe. Hari abantu baza bahita bakanda comment nibiki bagakanda comment z'ubuzanga batasobanukiye, ugasanga avuga ngo ya application ikora gute atarebye video. Rero uzagira manzo kureba video kugira ngo ubashe gutera comment y'ibyo wabonye. So ndakuna cyane it's boss sample ngiye kwereka ko wakora account guy. So bana nanjye ya application ngeze aka kanya bambwiye ko ikora neza cyane, usibye no kumbwira bamaye n'ibimenyetso ameze na proof yuko inabikura guy. Igitangaje muri application ukinjiramo hari task ukora. Nababwiye ko application ifite task abari andi mahirwe kuko application ifite task ugabana na banyira platform, kuko hari ibicuruzwa bamamazamo muri bamamaza mu byo uri gukora nawe bakaguhemba muri ubwo buryo. Ngiye gukora ngewe none hangiye gukora ngiye gukora account wo link uraza kwikura muri video description ugende ukora account. Ni guy ni uko bimeze. Reka mbereke kuntu rero tugiye kubikora. Ndaza nkande muri link, wowe link uraza kwikura muri video description ugende ukande uko nguko guy. Tugiye gukora icyo bita register cyangwa account.
Ya rero twahise tugira hanga gukora account rero ni gute rero bikorwa. Rero twahise tugira hanga ku bantu benshi bagiye bansaba application y'inyarwanda imeze neza, cyane cyane ifite amakuru mu Rwanda, umuntu abasha gukora amafaranga mu Rwanda. Ya niyo application dore kuri mu Kinyarwanda twahise tugira hanga ndetse ngo iyandikishe nona. Gayi rero nk'ibisanzwe nuko tugiye kwita tubikora. Hano hasi tugiye kwita tuza already hari handitse ngo Rwanda ni igihugu cyawe, n'ubundi cyo cyita kiza hejuru bite na code dukoresha. Mu Rwanda dukoresha +50, biterwa n'iyo ukoresha, waba uri mu Rwanda uri mu Burundi biterwa na code mukoresha. Already hari hejuru hari aka kaboro ka global cyangwa ko mu bumbe wisigaye. Tugiye kwandika nimero yacu, nitujya kwandika twebwe kubera hari 0 twebwe turahera kandi twandika 0 ahangaha. Ntago birakunda, turahera ku mubare ukurikira. Tuvuge wenda kwa yangere 078 ndahera kuri 78 74 04 731. Already nayirangije. Tugiye gukora icyo bita ijambo banga. Ijambo banga tuvuge nk'urugero, ndaza anditse create. Oya bino banshyiriyemo already ndabisiba. Aha wongera usubiremo nkuko wabyanditse ara hejuru, kugira ngo bashe gukora ibintu bifite step. Ahangaha tera nongeye gushyiraho nongeye umubare. Hariya twakoze gukora account gukora account nabonye byoroshye cyane. Icyo ukora hariya already winjiye kuri link uhita winjiramo hariya, ubundi ukahita wiyandikisha kungo gushyiraho nimero za telefone gusa na password na kindi. Tugiye gukora handitse ngo iyandikishe nona, niho tuhita dukanda turebe ibindi bisabwa. Already uko natwo twahise tugiramo. Ahanga iyo ushaka usevinga iriya password kugira uzajya urinjiramo witugeramo. Gayi rero urukona ko ahangaha twahise tugera muri application. Ya application gayi urukona ko irimwo amakuru cyane cyane yo mu Rwanda. Ngaha rero nuko twahageze. Ya application yacu rero nuko imeze. Wakwibaza rero umuntu akora amafaranga gute rero. Tugiye kuza hanganitse ngo home. Home urukona ko ari ibi bihari. No hari cyo bita ngo ishingano buriya nibyo nyine tuzaza gukoreramo. Ni izo shingano zacu. Kirere muri application nuko imeze twamaze kwigeramo. So ahangaha rise ngo ishingano home na VIP gutumira n'ibindi. Gayi rero izi boro zazimeze ukunguku hari cyo bita inyungu z'abanyamuryango bashya. Injira buri munsi kugira ngo ubone ibihembo byawe. Kwangiye wino biboro cyane cyane bimenye mu Cyongereza, ngiye kumaza nihindura ururimi hano hejuru, ariko wowe umenye Ikinyarwanda uzabikoresha. Ndaza ngandangaha mpindura aretse ngo hindura ururimi ngiye kubishyira mu Cyongereza. Gayi kwangiye nkunze kubikora mu Cyongereza nubwo binyorohera cyane. Twese tugira hanga noneho mu Cyongereza icyo bita home task VIP invite friend mine. Ndaza nkande kuri cyo bita task zayo uhageze nuko uko wabimeze. Task baba guhaye ayo wakore today commission available balance nibyo ngibyo bite nayo yakoreye aricyo bita task progress. Hanga nuko uko bimeze. Ndaza nkandanitse ngo home nk'ibisanzwe. Home nk'ibisanzwe scrolling nzamuka aricyo bita ngo new member benefits daily sign in to receive bonus. Ahanga ndazanitse ngo sign in now. Sign in now aricyo bita sign in and get bonus. Ndaza makande ndebe ibyo bambwiye. Hari so tubwira ngo sign in successful. Ahanga so tubya ko dukore 27. Ndaza nkande okay. Bitewe nyine nibyo bajya guhereza. Sign in can earn bonus. Sign in can earn bonus. Satubya kwangaha this month sign up wisukorera yangaye. Okay, ndazanga nsubira inyuma gatoya ndebe byari byo. Ahanga satubwira ngo available tuse dukorera 26. Tuse dukanditse ngo anditse ngo get new order. Turebe noneho ibyo batubwiye. Hatubwiye ngo satubwira ngo today income nuko imeze. Satubwira ngo number of order complete. Nta nimwanga dufite yabaye complete. Ndazanditse ngo andi submit ndebe ibyo bagiye kunzanira. Ngiye kukanda ndebe ibyo bagiye kunzanira. Satubwira ngo generate application turebe. Satubwira ngo don't close the window during app avoid the mission being impossible to complete. Already hanga satubwira ngo submitting
task ndaza amakande ndaza nditse ngo submitting task atobya ngo order complete kona ko hariya order ya mbere task ya mbere isirangira hariya harimo 26 isaba angahe 151 ndongera ngo nande new order nuko uko ibintu biri gukorwa gaye mu nkurikire step by step nkanditse nanditse ngo submit installation request ndaza nongera makande nta kindi no gutegereza subyira ngo notes ikitongerwa cyangwa ikigo kumenya don't close the window during app instruction to avoid the mission being impossible to complete ni paka ngo ugere kwijana nta kindi gaye ubundi twahita twikora task zacu ni ibintu bisa nkaho biri easy wakwibaza ni gute bikorwa ndongera nkanditse submit tena nta kindi gaye ndongera kwikorera nuko nguko gaye ibintu bimeze already order ya kabiri nuko ubikona ko isa abari ariye ndongera nkanditse ngo get new order nongere makandi gaye uko nako ari mutamu ari ibintu byoroshye cyane gaye ndongera nikane submit gusa nta kindi twongeye twitegereze gatoya ni ibintu bisa nkaho biri easy kubikora gaye ase wakwibaza ibintu bidasaba kugira ibintu n'ibiki gaye ino application imeze neza cyane ku bantu nigeze mereze yo bita Cavalon 7 iyo application imeze neza nuko benshi na benshi yabatwitse ariko iyo application twabikoye inshuro nyinshi tutashoyemo nubwo harimo abashoye twongeye dukanditse submitting a task nta kindi gaye no kuko ibintu bigenda bikorwa ndetse ngo order successful ahanga ku munsi umarawe wemereye twabonye 625 ndonye kona ko hanga tugira 401 ndongera nditse ngo get new order nuko kubi step by step amafaranga dukugenda tuyakorera muri application twongeye twikandi yanditse submit app nta kindi gaye application ndakiya ko muzayikunda cyane ndetse ngo generate a unique nibindi bigiye bitandukanye sending request handitse application requestara nibiki ubundi twikorera ibintu gake muri application gaye so rero ni ibintu bisa nkaho biri easy cyane ukavuga se koko ibintu bikorwa gute ni ibintu byoroshye so after submitting information click the button below to complete the task baje kwibasomera nyuma yuko wakira ubusabe bwawe cyangwa emeze ubusabe bwa makuru arimo kirika hasi ku buto yo hasi ubundi ubashe kuzuza task twaguhaye submitting na kindi gaye nuko ibintu biba bisa nkaho bikorwa ase tugira 526 order ya nyuma nisigaye ubundi kuzuza order ya kangahe ya nyuma final order get new order nuko ibintu bisa nkaho bikorwa tongeye dukandise submit nta kindi gaye so tubyira ngo generate unique nibindi bigiye bitandukanye iba yihuta cyane ijana igeraho gaye ubundi bikahita byirangirira ijana igeraho bikahita byirangirira nago bitinda nago bitinda tegereza gatoya urebe kuntu ibintu biba bimeze uko nakugiye kugera ku ijana ubundi tukatwirangirije task zacu z'uyu munsi already yarangiye after submitting the information click the button below to complete task tongera twikande complete task nta kindi gaye nuko ibintu biba bisabwa nuko ibintu biba bimeze already reba yose tuse tugera kuri yandi already twemerewe hasa tubyina ngo total commission ayo twakoreye ari available gukorera ngaye twahise tuyakorera uteranyije na 26 baduhaye cya gihe niba nibuka neza ari 23 baduhaye tukinjira bonus ayisaba 651 nuko ibintu bameze oda rero tuzaza ryari oda tuzaza ejo nibwo tuzongera dukurikize oda umungu muri harimo ibindi binono bitandukanye wakoramwe amafaranga gaye rero nyuma yaho twahise tugira mu ndi munsi tujye konya dukore kuri za task naberetse ahangara icyo bita home task VIP nibindi bigiye bitandukanye turaza dukanetse ngo task tujye gukora task ya kabiri naberetse uko twakora amafaranga kuri task za mbere kuna ko task zacu no kuzimeze uko dukora task dukanetse ngo get new order no turahita dukanda ubundi aricyo bita ngo get tugategera kanetse submit hasi ubundi tugategereza ubundi nuko kubyi handitse ngo generate
unique n'ibindi turategereza bikagera ku ijana guy. So ubundi task yacu ka turayirangije. Yego niko bimeze, niko biri. Iyo ngiye ya mbere reka kirangire. Nuko uko ibintu babikorwa guy, ni ibintu biba biri easy cyane kubikora kugira ngo bashe nyine kuba professional. Ni ibintu biri easy cyane. Iya mbere twayiranye turaza tukandese submit, nta kindi guy. Hanga amafaranga aragenda yiyongera, ya cyagiye twarangije amafaranga yasaba 740 turonya dukanditse ngo get new order. Tukandise submit n'ibisanzwe mu mari kubimenyere guy. Icyo kitonderwa rero notes kitonderwa, don't close the window during APP instruction to avoid the commissioner being impossible to complete. Handitse ngo tena submit, nta kindi guy, ni ibintu birizi cyane. Tonya dukande new order. New order twongere dukande new order submit. Nta kindi, ni ibintu biri easy cyane. Dukande submit. Dukanzanga submit, send instruction. So ni ibintu byose byoroshye cyane. Hanga ni application mugenda mukora gake gake. Handitse submit tena nuko bimeze. Okay, hanga ndongera handitse ngo get new order. Ni ibintu mugomba kumenyera byoroshye cyane. Get new order handitse ngo benefit of this mission. Uko uko none tugiye kubikora ingiye icyo bita benefit this mission today n'ibindi urakanda tena ngaha utegereze gato. Notes, don't close the window during APP instruction to avoid the missions being impossible to complete. Ni paka ngo byuzure 100% nk'ibisanzwe. Undi ukahita dukanditse ngo submit a task guy. Rero izi ni task ni ziroroshye cyane kuzikora guy. Nababwiye ko 2 days mu masaha ngahe nge nanjye natangiye kuyikora. Nababwiye ko natangiye kuyikora sangapi, saa 5 za ninjoro. Kiza cyayo ntago uvuga ngo amasaha 28 wapi. Riramoze tumaze kugera igihumbi nangaye, kandi hanga twacyasigayo tasigiranye order imwe. Tondendetse get order ko hariya nababwiye yuko ku munsi nyine biterwa nyine n'igihe wakoreye, ariko yo dore nk'ubu ngubu nkoze video akanya saa 6:14 kandi cyagiye task ya mbere nayikoze saa 5:30 kuzamura. Urukumva ko nagiye kikize nkoze na nisa inashize, ariko usanga izindi zo zimara n'amasaha 28 ugasanga utegereje undi munsi. Nuko bimeze already tugira icyabire ahangaha kuri channel kuri noza available yacu. Harize ngo total commission ayo twinjiza buri munsi 325 already angaha. Nuko ibimeze guy. Rero amafaranga yacu twinjije nuko bimeze. So rero muri application reka tumanze tujye kuri mine turebye kubikura. Ndaza amasobanuro na application uko bikora. Kugira ubikure nuko ufite wenda 1200 kuzamura. Turaza dukanditse ngo withdraw, ngo ninjoro bijya bikora withdraw. Kora withdraw ni saa 3 za mu gitondo kuzamura nubwo waba ari available gukora withdraw. Okay, rero ushobora kwibaza ni gute rero nabikora nakoreye muri application. Muri application nababwiye ko harimo ubwoko, harimo uburyo bwo gushora ukazara koramwe amafaranga ku byo nagiye mbereka. Ukanze kuri VIP amafaranga ugenda winjiza bitewe nuko wagiye ukora mwa amafaranga. So rero turaza kuri home nk'ibisanzwe. Ibi naberetse uko twakora mwa amafaranga na task twagiye dukora muri platform. Iyo dukanze kuri task basatubwira ko uyu munsi already twazujuje. Ahangaha tufite 1276. Ese ni gute twabikora? Kandi ko nababwiye mwibuke ko nababwiye yuko kubikura ufiteho 1200 wawemere kubikura. Tuzaze dukandanditse mine. Iyo dukanze no handitse mine, rero ahangaha ni gute rero tubikora kugira ngo tubashe. Okay, kandanga rero ni gute tubasha noneho kubikura. Iyo dukanze no kuri withdraw already watubwira ngo please contact the heading manager. Barakubwira ngo andikira manager. Icyo rero tugiye gukora ni iki? Tugiye kwandikira abo bantu bashobora kudufasha kugira ngo tubashe kubikura. Ni gute rero tuzababona?
rero ku muntu uraba wageze mu gihe cyo kubikura, nimero ndaza kwishyira muri yo bita WhatsApp channel yacu. Uraza gukura link iraza kugeza kuri WhatsApp channel yacu muri video description uraza gusanga ahantu ngo joining WhatsApp channel cyangwa ukanda kuri WhatsApp channel yacu ugende urebe nimero yatuma ubikura guy. Nugerayo ikintu cya mbere amaze gukora umanze ukande flow kugira ngo kwanza tuze kureba abaje umubare wabaje kure abaduflowinze kugira ngo tubasarire ubufasha baze kwandikira abo bantu bakorera vuba itabikura vuba guy. So nuko biragenda, niyo nimero ndabana ipininze muri yo WhatsApp channel yacu kugira ngo umuntu arabageze ariko mu gihe cyo kubikura niwe uraza kubikora. Yego niko bimeze, araza gusaba amazina, aza gusaba imyaka yakuzaba kazukora na account yawe. Ngaha ngiye kwemeza none namba ngiye kuyishyira kuri tugangaha wenda kubikuza ariko mwandikaho uruzo ukahita uyikopi ukahita uyishyiramo nta kindi. Ahangaha handitse kanditse save gusa, ahangaha handitse ngo message ndahita makanda ubundi ite mwandikira hey. Ahangaha ndamwandikira hey gusa, ndamubwira ahangaha namwanditse hey, ndamubwira ko shaka kubikuza ndabirangije. Kanga he rukona ko already ari kuri WhatsApp ariko nango already ko ari hafi nubwo ari kuri WhatsApp ariko ngo ari yayibona. Aha araza kuza ansubije yambwiye ko araza kunsubiza uko araza kumbaza amazina yanjye, amaze imyaka yanjye, amaze n'umujyi nuyemo na nimero shaka kubikuriza ubundi amafaranga ahitangiraho guy. Okay, nibyo byanyine ndi kubabwira. Namaze kumwandikira ndamubwira ko nshaka kubikuza, isambwira amazina, imyaka, akazi, konti yawe, nyamuneka amakuru yerekeye hejuru. Ahangaha nyine uza ugashyira ibyo wuje muri nuza yawe nyine muri account yawe nyine tu. Tumaze kwandika ko dushaka kubikura kuri ya namba nyine nababwiye wagira itatubwira ngo amazina, imyaka, akazi, konti yawe ya TMP na nyaboneka ubuzuze bisabwa. Tize dusubira no kuri ya account yacu twakoze, reka tuyisubireyo. Ngiye twayisubiyeho, reka dusubire inyuma ahangaha. Twasubiye ahangaha kuri home nuko ameze yagoreza close agira akanda ahangaha. Tugiye gukanda kuri mine kugira ngo tugende turebe ibisabwa. Turahita tumanuka handitse ngo personal information tujye tuwakanda. Ahangaha tugiye kuzuzamo information yose. Aha nimero ya telefone irimo. Tugiye kwizuza kugira ngo enter your name. Mbere yuko ujya kumuhereza amakuru yawe ya nyayo uzagira manzanga uze manze wemeze inoza wemeze amazina yawe bwite uzabikuriraho. Hano ushatse hanga washyiraho email cyangwa ukayireka ntacyo bitwaye. Hanga reka shyiremo na email. Hanga na email. Ahangaha nzanga saving tu. Anga urasave inzoro cyangwa byabaye successful. Anga kwandikira ira nimero nabahaye nuko manza kuza ukamanza ukakora icyo bita security password ugahuza na momo yawe kujya uzabikura amafaranga kugereho. Uganise ngo bank information nuitukanda. Tugiye abaza kugira ngo you have not set a security password, please set it first. Twaza twita tuwakanda dushyiramo password. Anga password yanga creating password. Anga rero ugiye gukora password yanga rero security gigorana cyane. Tugiye gukoresha imibare. Tuvuge nk'urugero ngo ande wenda 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Ahanga naho mbisubiremo 1 2 3 4 5 6. Tengora confirm hara hasi. Already uko nako bise bikunda. Ariko nyamezanga ariko hariya nugukora password y'imibare gusa cyangwa y'inyuguti kugira ngo bikunde. Anga turaza duchuzinge hari handitse ngo choose bank. Wango zazuitemo na Airtel uzabikora cyangwa MTN uhita wakanda. Hatuye kwita duhuza none nimero tuzabikurira account holder inter account. Anga turaza dushyiremo account uzakira nari uzakiriraho ntacyo bitwaye. Account no hanga ushyiramo nimero yawe ya account. Niba ariyo ushaka ko ariyo zanabikuriraho ntacyo bitwaye birakunda. Handaza ite nkandanditse ngo save nta kindi hanga ndikurira ngagayo. Sa tugira ngo byaba successful hanga gayo. Ubu ngubu noneho twabikura. Nari nababwiye yuko
hariya nyine ari nimero runaka umuntu yakira ubundi akagenda akajya kubikura akahita yandikira abo kubikura ahangaha guys. Okay bantu banjye ya process nababwiye rero, iyo urangije kugenda nyine handi naberetse ya nimero WhatsApp wohereza iki cyose ukaba wakimuhaye, naberetse ko wahuza bore yawe na momo yawe, ibyo ngibyo wabirangije mu minota mike cyane. Iyo warangije kumereza izo process hahandi hadafunguka kuri gukora withdraw bita bikunda, dukanda hano kuri mine, nitumara kwakanda turaza dukanda ari withdraw. Mbere yuko dukora withdraw naberetse ko hari ukuntu kanda ukata kugira ngo manzi ugende urebe manager cyangwa kuguidinga kugira ukore withdraw, ariko ubu nguko byose twabyujuje ni gukanda kuri withdraw leta bikunda. Turaza dukanda hanga withdraw cyagiye bya biri kwanga, ariko ahangaho withdraw bigiye kwita bikunda. Ni ibintu biso easy cyane ukora withdraw. Ahangaho birimwo ikiciro ubwiciro, aha already ya nimero yawe urakora withdraw izama ako kanya. Bese buri kimwe cyose ahangaha already kita kiyafishamo. Gukora withdraw ahangaha rero tugiye guhitamo ahangaha umubare turahitamo. Ahangaha gukora withdraw ni 600 dukora, nta kindi ahangaha turakora tanga turahita ko already rimwe yahise yijyanamo ko ari 1000 babibonye. Tazanga ashyiramo ya nimero no twakoze ya password. Bwo ko twakoze password imibare ngahera 6 twakoze password imibare 6 twashyiramo ya mibare 6 nakoze. Nindangiza yinse nkanda isi ngo appeal for withdraw, appeal from withdraw niho ndeta nkanda nga gusa. Sasa tubwira ngo day withdraw time is now, amasaha yo gukora withdraw ni saa ngapi? Ngura kuri saa 3 kugera saa 12 za n'umugoroba. Please submit your application at correct period. Ahanga bivuze yuko ejo sangapi saa 3 kugera saa 12 nibwo twatwemeye gukora withdraw. None naho twakora withdraw ngo bikunde. So okay guys, ejo rero babwiye yuko nzashaka kuntu noneho nza kubeke ko akora withdraw. Ejo twagiye gukora withdraw baratubwira ngo amasaha yemerewe gukora withdraw no ngura saa 3 kugera saa 12 za n'umugoroba. Guys rero ugomba kubizirikana nuko bimeze. Naberetse uko akora task ku bantu batabizi, ibyo byose nayiberetse. Tuvuge nk'urugero nkanga njya gukora task ahangaha, ndaza ahangaha inze narayiberetse kwanza, reka mberetse mbanyuriramo kwanza kuntu task bazikora mu buryo bworoshye cyane. Uraza ati nukongera ukikandira ahangaha nta kindi bakakubwira ikikaraga kunguko akubwira generate unique n'ibindi bigiye bitandukanye, ikahita loading gatoya, ariko hejuru akubwira notify kitonerwa cyangwa icyo ugomba kumenya, don't close the window during app. Ahangaha rero urategereza iyo wabaye complete already, ahangaha submit nta kindi. Order completed, tunokongera ugatanda new order, niho ukanda gusa nta kindi, tunokongera ugakanda submit kugeza igihe baguhereye zo bagwaye ko zarangiye. Ni ibintu byoroshye cyane. So waruzi ko task zimeze nk'izi ngizibaho, ngiye narumiye kubona task nk'izi ngizi zo kwikandira gusa ikirode ikagera ku 100 ukaburangije task zawe. Ni kirenzeho uzi gukora 625 mu minota 2 gusa. Ese bino bintu bibaho cyangwa bya bintu to ahangaha naho ukona ko yabaye submitted. So ni ibintu bisa nkaho kwikondera oda yawe tu rukona kubice bikugenda gake gake babijyaho load hera kuri none igitangaje loading yayo iba yihuta cyane, biterwa na connection ufite nahure, ariko loading is so very easy cyane guy. So don't miss out, we just click subscribe and like guy, kutere na comment aho ushaka ko just tasobanuke kugira ngo tubashe nyine kumenya igitekerezo cyawe. So ariko nyine niba uri mushya nyine wanyuzwe n'ibyo twaguhaye kandi subscribe, nawe warusanzwe ikora uri umuntu w'ingenzi cyane mu buzima. So final task yacu ni ngiyi already, tunokongera kikandira ahangaha ukaba wirangije task zawe mu gihe gito cyane. So ni ibintu byoroshye, so easy cyane. So easy ariko nyine uko babikubwiye ngo ntugakora ikosa ryo gufunga window mu gihe bore iri kwirodinga igeze ku 100, ko task yawe ibisa nkaho iburijwemo cyangwa isa nkaho wongera ushobora kuyisubiramo already cyangwa ukajya nk'uganda submit
profit hasi guy. Ariko ibintu ubwo nabikoze kubikura ahanga nari nkeneye ijana kugira ngo mbikure ibiceri byanjye tuke angereho yuzuye. Rero ukuntu bikora ahangaha kugira ngo ubashe kwita wibikurira yawe ukanda ahangaha nta kindi wita uza ugakanda ko nawe isengero y'1900 withdraw nta kindi uzugakanda withdraw. Ariko neberetse kuno withdraw ku muntu utari wandikira ya nimero nabahaye ahanga uzugakanda withdraw kugira ngo sinze magambo bakubira kugira ngo manzu ujye kwa accessinga cyangwa wandikire manager wawe agira icyo akubwira kugira ngo ubashe gukora withdraw. So ahanga twebwe already twemereye igihumbi kora withdraw ni uko wayimeze igihumbi 616 80 magana 40 miliyoni 200 nuko nguko ibintu babikurikirana. Ahanga nta kindi ngendaza kwikorera ahanga kugiye mu menu cyo gukora withdraw kuko bitandatu byo nabyo dufite turaza dukanda anitse sikiye ushyiramo noneho nimero twakoresheje ya security password nabiretse ko mwayikora cyane cyane abari imibare ndaza nakoze imibare kugira ngo nkore withdraw. Ndaza already ari ku gihumbi ihita byijyana bitewe nawe ifite abayibonye hanga guy. So ni igihumbi ngiye kuri withdraw ndazanditse ngo appeal for withdraw ndaza makande zatubwira ngo withdraw successful guy. Ahangaha already mu minota mike cyane okay asatubwira ngo withdraw request is currently under review, please don't submit a request. Ahangaha already iyo bita submitted yacu cyangwa submit yacu already yahise igira. Iyo tumanutse aranditse ngo withdraw record ahita tubwira yuko twahise dukora withdraw dukoze withdraw ku itariki 31 n'amasaha. So nuko biba bimeze nababwiye rero withdraw ikorwa guhera saa 3 kugera saa 12 za n'umugoroba. Mu gihe utakurikira step mba naguhaye nago withdraw wabasha kuyikora guy. Nuko ibintu bimeze withdraw yayo nuko biba bimeze. Iyo wakoze byose ugahuza na banki yawe nabetse kuno bihuza nayo ananditse ngo bank inform ibi byose wabihuje na kabuza ibiceri bya bikugeraho nga guhuza n'ibindi naberetse kuza ugakanditse ngo choose bank ugahitamo MTN na Airtel ugashyiramo nimero yawe hano ahangaha uhoda yawe umwaki ushora kwakira na account yawe na kindi ugakora save. So rero ndizera yuko ayo twakoze withdraw ni igihumbi asigaye dore ngaya account balance ni 900. So renge ibi mbikoze withdraw nyikoze nonaha kugira ngo mbashe gukora withdraw nyibereke. Ariko ngiye ushaka nyine ko nzakora withdraw ngakora withdraw wenda nk'ibihumbi 6 kuzamura. Ariko reka mbibutse ibi ngibi ni ku muntu utashoye. Ku muntu washoye harimo icyo bita VIP hanga ari umuntu nyine ku bantu bakunze gushora nyine kuri business anga ushora 22 byawe 22 icyo bita J level benefit number of task and commission income aricyo bita time unique. Iyo wakoze iyo washoye wemerewe icyo bita task 5 zingana nayo ngayo nuko nguko ku mwaka ni 150 zingana ibyo bihumbi washoye aho ngayo profit ugenda ugaining. So nuko nko bimeze guy can subscribe beretse ko wakora video muri application utanashoye n'ikintu na kimwe. So ndakuna cyari to boss sample bakunda waza ku mutima umwaka mushya muhire 2023.